ndashaka telefone. Shaka telefone. Nta kibazo. Nta kibazo. Kubera ko yakubwiye ngo amahitamo nayawe arabikora. Yes, BigTown chagua wait gatoya. Inyuma y'iminota 15 yonyine umwana yari yasabye telefoni ubu ngubu tukaba tuyimuzaniye. Yani surprise tugiye kumukoreshereza. Yes, come on. Surprise ya kabiri. Ya surprise ya kabiri. Kandi waravuze ko nakugaruka. Yes, surprise irashitse gutungura. Ese mwa Fasha mbunguri katumutungure. Izabwe utagutungura. Ubura ubure. Arweze gusezera. Yanze kugusezera ngene. Fungura urebe rero ubone ko Aya ndacyafite ibyishimo byinshi. Mvanze mbigaragaze nyine. Igifunze. Ndi kumwe n'umwana wa mama. Umwana wa mama. Diwi. Noneho hano harimo ekuteri zayo na charger. Ana ibyishimo biranyishe. Nese nkora iki? Simukadi yawe. Yego. Kaza kwishyira mu kibazo. Yesu. Nakaboro kajyaho kugira ngo kizangirika kuri tab muri screen. Ndajya ntibibadize. Naka
bashyiraho screen protector isanzwe iyi ntabwo ariyo thank you sister telefoni yawe none ugiye kumubwira cyaguha Mama we. Ndishimye cyane. Mama we. Mbuzi icyo mvuga. byinshi biri mu mutwe Mm. nta kibazo cyagutse nawe yakubwira akantu ka nyuma tukahita tugenda noneho nanjye nakubwira rero ubwo ngubwo noneho urabona ko ibintu bigenda tugenda twuzuza inshingano zacu twongeye gushimira Imana kuba twongeye kugaruka tukabonana ariko ntabwo twishimiye yuko twongeye kugenda none njya kugendera gusezera noneho uyu munsi ariko n'ubundi nzaza kureba mu by'ejo bundi cyangwa niyo njya kunshoboza nzanza musure kandi no ku mutima turi kumwe namba yanjye wayibonye namba yanjye ushobora uyikeneye wayifata samuteye mukuzajya namvugisha gahunda yo ku ishuri ariko niyo igomba kuza mbere yo kwiga ni ibintu by'ingenzi cyane ugomba kubinkorera cyane ukabe nkazasanga kabisa hari ikintu cyo ku ishuri watangiye kuba wambwira ndumva nta ikintu nakubwira ngo Imana iragukunda niyo kintu cyonyine nakubwira kandi n'abavandimwe bawe turagukunda kandi watubereye inyigisho kandi ibyo watweretse ntabwo tuzabyibagirwa ni watweretse yuko ufite umuntu wawe imbere ari umwana mwiza cyane ahora yishimye natwe turabyishimira cyane kuba twakwigira guhora duseka mu gihe niyo twaba duhuye n'ikigeragezo twishe ikintu cyiza cyane pe kandi noneho twagusanzira akamarayika k'Imana kaba mu rusengero ni ibintu byiza cyane yego nishimye cyane kandi nishimiye kukumenya tuzadukomeza tuvugane byatari niyo twava muri ubu buzima tuzaba turi kumwe kandi Imana icyo wayisabye ikumve cyane nina kabisa nanjye uko biri kose nanjye ikintu nayisaba irakizi ntabwo ari ibanga ni uko nzabona ugenda kandi Imana izabikora ubundi tujye dutembera n'amaguru nta kibazo tujye ahantu hose tujye ku kibuga cy'indege ugiye gutwara indege turi kumwe muri Rwandeya subizi wikoza ahantu hose uko bimeze ubundi kandi mbapa yirotinzana gutwara merci byatari yego Imana ikumugisha cyane pe nishimye nyine nanjye nishimye cyane uyu munsi njya mbabwira abantu nkabwira ngo umunsi w'ukuri ni ryari umunsi w'ukuri ni uyu nguyu umunsi w'ukuri ni uyu nguyu Imana ibaduhaye ibihe byo kubana n'abantu bafite ubumuntu tukabona n'akamarayika k'Imana turabishimira cyane aguha umugisha mwinshi cyane mama naza kuza n'umwana atamusanze mubwire ngo umuhungu we yavuye hano kandi yambwiye ngo azagaruka mama dore yaraje mama araje aha urumva yuko ari byiza cyane urumva yuko ari byiza cyane ubu numva ubutumwa nari nkuhaye n'ubundi nawe uraza kumumwera nubwo ageze hano mama wanjye ndabizi ibyo ari gukora ni bya bindi ndabizi kabisa mama twabasuye mudahari ego muraho makuru muraho mama icara hano gatoya mama musubiza ya telefone ye
uhita umwigiyemo mu musi vya telefone yari yagusigiye mama fata telefone yawe uhita ubwira ati fata telefone yawe mama Yore ngiyemo telefone yawe. Okay, mubwire ibyabaye hano mama uyu munsi ntabwo yabimenye. Ntabwo azi kuko yaje none. yabaye surprise ijya kubuhara aha kanicicike iyi nyine ubu natunguwe gusa nanjye banunguye cyane ariko nyine usanze nishimye cyane kandi ndanabishimira Imana kiri kugenda abavandimwe nahuye n'umuvandimwe rero sibyo umuvandimwe mwiza witwa Ntakirutimana Diogene yitwa Ntakirutimana Diogene ni umwana mwiza tuganirije turabishimira Imana merci Mama ariko ntabwo yamenye surprise yagenze gute yatangiye gute byagenze gute. mucire mu mayange ho gake se nabishobora na surprise uri kubona hano ni nyinshi cyane rero ndabona ari surprise ikaze banzaniye impano banzanira akagare ko gutemberamo ndi hano ikindi banzanira n'utuntu two kugorora iminsi mu ntoki ukuntu wagiye Tugiye kurangiza cyagwa ese amubaza n'iki kindi ukenera ko mwuzanira mu kanya byagenze gute. yabibajije ndamubwira ndashaka telefone Inyuma y'iminota 15 yonyine telefone yasiza shyashya. nyine yarumva yarazi ko ari buze saa 10 yari yambwiye ngo ara saa 10 sinzi ukuntu iyindi surprise yabaye bageze hano kare ndashima Imana cyane Yerekana mama nawe telefone. mama se yagutsinze agase nayo Imana ishimwe no kuri nzaniye na cagi yayo na kuteri nziza zirimo zisohora kuko kira yashakaga Ni byiza mama indi mpano yari yatekerejwe cyane ariko so kumwe ibintu hano hari rabiro nakuzaniye wayibonye rabiro yawe Uko bayizanye subona kuza wisiga ku munwa nyine iminwa ituma cyane ituma akwagira kagushuka ukajya ngacira mu zuru cyangwa mu jisho ukunga ntabwo bikunda ntabwo byakunda ngo gapfundikire nta kibazo ariko byajya bikunda Yes mama iri gare agomba kujya yicaraho akarigendaho mu gitondo ukamujyana ku kazuba yego mu gitondo nimugoroba ndetse agasagumye kwicara cyane kandi ikindi kintu twagize ni ukujya ku ishuri rye ku buryo nibura inoti ibintu bazajya baba bize ku ishuri bashobora kubimugerezaho hano bakajya kubimuzanira ku buryo akurikira amasomo n'ubwo wenda kiriya kibazo cyo gutitira kizashira turabyizeye ikintu cyo kwiga akagikangukira cyane niyo ataba yandika ariko agasoma umunani umuntu akamwandikira akagenda asoma byaba byiza cyane kuko nyuma y'aha ngaha afite akazi kenshi azakora muri Rwandeya urumva rero agomba kuba arimo kwiga ni ibintu byiza agomba kuba ari ku masomo kuko ejo n'ejo ubundi ufite akazi kenshi urabyumva
urumva rero bizaba ari byiza cyane. mama usubire kwicarira hariya twagize amahirwe mu kugaruka inyuma ya minota 15 nawe wahageze. Ese inyuma cya kiganiro byagenze gute? Abantu barifuza kumenya ukuntu bameze kuko yahise abona inshuti nyinshi cyane. Hari n'abandi bambwiye ngo bazakomeza kuza kumusura, abandi bazakomeza kumuganiriza, yanabonye na telefoni. nyuma rero yuko muvuye hano twabonye message nyinshi zitwihanganisha, tubona abantu badusura, hari abadusuye banarara batashye ejo bamwishimiye bitewe n'ukuntu yabaganirije aseka. Hari n'ababashije kugenda bangurira isukari, hari n'umumama nawe ntari namenya neza twaganiriye ambwira uburyo ki ashaka kugira ngo bamujyane kwa muganga hariya Kicukiro, ariko abasha kumbwira hariho ndahamusobanurira ko nigeze kujyayo, ndamugana aho hantu mbwiye twagezeyo mbasha kuvugana nabo, ariko nabonye amafaranga ari menshi niyo nabyihoreye. Arambwira ati nge navuganye n'umuganga mubwira ko ayo mafaranga nyine niko bavura, ariko kuko ari umuntu wanjye nifuje kugira ngo azabone umwana twamujyanye hanyuma byibuze ndangabanyiriza. Ubwo rero yari ejo nibwo yahamagaye nimukuru arambwira ngo azaza kumufata ejo. Ubwo niyo gahunda yari ihari, ko ntarabonye ko yambwiye ko mu gitondo aza kumufata umusambiye. Nimba wari wagiyeyo mbere ariko ubu ngubu akashaka ko mumusubizayo ku bushobozi bwe, nta kibazo, byaba ari byiza nabyo mwagerayo mukagerageza. Yawe tujyayo bwa mbere ntabwo twamujyanye kuko bari bandangiye ko ahantu bavura, njye nagiye kubaza bambwira detaye ukuntu bakora. Ubwo ejo buno bahamagaye nyine turimo tubiganiraho, bimubwira arambwira ati ibyo rero byose kuva mwarakoze iyi gahunda ntabwo uzabura abantu bashobora kuba bakugira ikintu bakumarira, nanjye ndasinabura icyo nkora, ariko twagejeje umwana kwa muganga. Niyo gahunda ihari. Ikindi yenje kuntu namubonye bushize iri gare ryari rikenewe cyane, kuko kwicara hano gusa cyangwa iyo mushaka kumusora na hanze mukamuterura ahantu hose, narabonye atari ibintu byiza. Cyagwa nawe yari yabibonye mbere yanjye, amaze kubona ikiganiro se bibona vuba vuba arampamagara arambwira ngo nje ngomba kumujyanira igare uriya mwana mushiki wacu kugira ngo azajye atembera, kuko kenshi iyo yirirwa aryamye nabyo ndakeka ko atari byiza. Ni iby'ingenzi kandi n'ukuri biradufashije, kubera ko kumukura hano umuntu akamutembereza hanze ndetse nawe agakoresha intoki ze kuriya aba arigira gutya ari inyonga, bituma byibuze n'imitsi ye y'amaboko ikora. No kuba umuntu yamugeza aho ku ishuri nyine twamaze gufata izo gahunda akahagera, kuko ntabwo agitinya nk'uko mbere yatinyaga, nabyo ni iby'ingenzi. Rero turashimira n'ukuri umuntu yitanze kubikora, yagize neza ko ntabwo twabitekerezaga. Hari n'utundi two ku maboko bamuzane turi he, twa tundi two gukanda uzajye utuguza mu ntoki zawe, si wagutuguza ushyira hasi, turafasha kenshi gashoboka. ukunda kuba dufite mu ntoki udukanda ugira ukuntu. Kano kanya umumagaye w'umukobwa ngo atuye ku Gisozi, ahamagara ambwira ko uburwayi nawe ngo yaburwaye, ngo yarwaye igihe kinini cyane arivuza biranga, ariko ngo baza kumenya uburwayi nyuma ngo bamufashe ikizami cyo mu mugongo. Yari yambwiye rero ngo arashaka kugira ngo aze hano tuganire, ambwira ukuntu yivuje, ubwo nabyo wenda bishobora kumufasha natwe bikadufasha twese. Tuzabona abantu benshi bafite experience, abantu benshi bakeneye gufasha cyangwa gutanga inama benshi, kandi abafite ibyo bazi. Hari abaganga bari kudukurikirana buri munsi, hari abanyamasengesho n'ibindi byinshi, bose tuzakomeza kubabona kuko turabyizera ko umukobwa wacu agomba guhaguruka akagenda. Natwe turabyizera, hamwe no kudusengera no kudutera inkunga mutuganiriza gutya, biduha icyizere na morale tutari twenyine.
Yeah, urakoze cyane kuba twongeye kubonana na mama wacu hano, wakongera ugatangaza nimero ku muntu uwo ari we wese ufite icyo yatanga, igitekerezo, ubufasha icyo ari cyo cyose, mukongera mukavugana. Ejo n'ejo bundi nawe yazaduhereza nimero ziye. Nitwa Pasikaza Nyirantama, ndi umumama w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Nimero zanjye za telefone ni 078 28 09 168. Nizo ngizo. Okay, wazisubiramo? 078 28 09 168. Sawa, murakoze cyane. Yeah. ikindi nshimira Imana ndayishima ko iza yanjye yo gukira yageze. Mba numva nyine ngiye kwitanyira Kandi bizabaho, ugomba gukira. Uyu munsi mama ntabwo yabibonye, nawe warize. Ushize arimo guseka mama ngo yarize, nawe uyu munsi warize. mama ntabwo uri burire we. Iyo nyine nanjye uyu munsi ibyishimo byanyishe, ndangije ndarira, ariko kurira birizana, ariko guseka ni indangamuntu yanjye. So ntabwo turi buvuge byinshi twabivuze mbere. Ubu ngubu twagutunguye n'agatelefone. Murantunguye, ni keza, nayishimiye. Imana iguhe umugisha cyane. BigTown iguhe umugisha. Yego, mu byo ukora byose. Cyangwa ngira ngo twasezera kuri kamera tukaganira nawe iminota mikeya bisanzwe tuketse twikomereza. Siko akundi se si ya gahunda yo kujya gukora muri Rwandair. No gahunda no kujya gukora muri Rwandair. Nanjye nta kibazo kabisa. Nanjye ugomba guca mbabwira ati dufite umuntu mwahakaze muri Rwandair rwose ubashije akazi, kandi Imana izari dukorera tubone kabisa akazi, tubone igenda bimeze neza. Ikintu kiriho muri iyi minsi wo mu gahunda no kujya gutembera. Muri nizaza gutwara cyo gutembera. Mama niyo gahunda dufite. Tuzashaka umwanya cyo gutembera muri no minsi. Ikindi kintu twakongera kuvuga no kwiragiza Imana. Imana ibane natwe, ibane n'abantu bo kwisi bose. Kuko dukunda abantu, kuko imbaraga zacu ntago ziba mu bintu, imbaraga zacu ziba mu bantu. Amen. Ibyo bintu rero dushimira Imana kuba tubizi, tukamenya yuko kandi imitwaro twikoreye tuzayiturwa na bagenzi bacu. Ntabwo imitwaro twikoreye tuzayiturwa n'isi, tuzayiturwa na bagenzi bacu. Kandi none ubutunzi tuzagira bwinshi tuzabuhabwa na bagenzi bacu. Kandi kudahindukira ngo turebe inyuma ngo tugire ubwoba bizaturuka umutima wacu, kuko ntabwo tuzagira ubwoba ngo turebe inyuma tuvuge ngo byakomeye, kuko turabizi ko imbere hari Imana. Ibyo ni turabizi ko tuzajya impaka ku Mana, kuko abazi Imana ntabwo bajya bajya impaka. Urabizi ko akamarayika kibera mu rusengero. Urabizi ko atumye ngaruka mu rusengero. Sinakuye ko narimaze imyaka 20 n'ingahe najya mu rusengero. Urusengero rwanjye ruba mu mutima. Ngiye ko igihe cyose mpora nsenga. Ntabwo njya mu rusengero rero, ariko nabashije kuza mu rusengero. Ibyo ni ikindi kintu Imana yabashije kudushoboza. Kandi noneho ikindi kintu njya mbwira abantu nkababwira ngo inshuti zanjye, we ntabwo nshaka kubwira kuri inshuti yanjye, ntabwo uri inshuti yanjye, ahubwo nzamuganira. We ntabwo nazamubwira ngo uri inshuti yanjye, oya, ahubwo nzamuganiriza bagenzi banjye nabo baza bakubwira ngo Caguwa yaratubwiye ngo uri umuntu muzima ufite ubumuntu. Kuko barakubwira ngo ntabwo we wakivuga, uvugwa na bagenzi bawe. Ntabwo umuntu ashobora kuza kukubwira ngo uri inshuti yanjye ngo ubyumve, ariko ubibwiwe na mugenzi wawe akubwira ati wangu kariya kamarayika k'Imana ni agacaguwa gafite ubumuntu.
na umuntu yabasha kubikubwira ukabyumva ikintu kiribona nanjye nzamuganira na bagenzi banjye ngiye ntabwo nakubwira kuri inshuti yanjye ariko nzabibwira bagenzi banjye abantu duhuye babwira ati nahuye n'akamarayika kari kuba mu rusengero ugafite ubumuntu bwinshi cyane nzamuganira na bagenzi banjye n'inshuti zanjye zose kandi Imana ibane nawe mu bintu byose ukora uri icyitegererezo cyacu hariho benshi cyane bafite imitungo bafite amabanki bafite ibintu byinshi cyane batajya baseka wangu ariko wowe uraseka wowe uraseka hariho abantu benshi cyane wangu batajya baseka kandi bafite ibintu byinshi cyane bajye baza mbigisha uzabigisha kabisa urumva ko mugomba kuza ku ishuri kwiga kandi ibintu uzatwigisha ntabwo tuzagira izabisiba bizahora ni umutungo w'igihugu ni umutungo ni nk'amashami amashami yawe tuzahora tuyasigasira iki ni ikintu rero cyabaho ngubwo nta kindi pasiteri yadusengeye ku nshuro ya mbere n'iyo inshuro ya kabiri yenda yadusengera akaturagiza Imana wamuhaca hari byaba ari ibintu byiza pasiteri reka dusenge dusoza twiragize Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo turagushimiye mu buntu bwawe mu gikorwa wakomeze kutugaragariza kubw'uyu munsi birengeje ibitekerezo byacu ya jambo yawe tubwira ngo ibyo ugambiriye kutugirira ni byiza turabibonye kandi turabikoze mu ntoki data twabajije kubona bene data abavandimwe mu gikorwa cy'urukundo baje bwa mbere bonge bagaruka bwa kabiri turabashimiye batuzariye na telefone kubw'umukobwa yacu Odette yarayikeneye ndakeka ko yasubijwe Mana aho bakuye amafaranga ubongerere ukomeze ubagirire neza buri munsi yitwa none babona ubwiza bwawe sinabura no gusengera nanone iyi televiziyo ya Bati data ukomeze kubaho umugisha BigTown TV ndayisabira umugisha mu gikorwa cyo guhuza abantu data byari biruhije araho twari tufite ibibazo ariko batumaze kumenyana batubereye ibisubizo bagera aho tutagombye kugera batubera ubuvugizi aho utagomba kuvuga data ndabasabiye umugisha bw'izina ryawe Yesu n'umuvandimwe wacu witanze ku gare yagura na telefone ndamusabiye umugisha bw'izina rya Yesu kandi kino gikorwa kizakomeza n'abandi data wakomeje ubakora mu mutima kugira ngo bite ku burwayi bw'uno mukobwa wari wese uzitanga mu buryo mu nzira iyo ari yo yose nawe uzamuha umugisha urakoze kuko Imana igira neza sabye amagambo make yarizeye mu izina rya Yesu amen. Yes, BigTown icyo mugomba gukora no gukanda subscribe mugakomeza gukurikirana gahunda zo ni nyinshi cyane. Mukobwa wacu arishimye uyu munsi ahora aseka ariko uyu munsi yarizemo gatoya twaje mbere ntago twasanze mama ariko twongeye twagarutse turamusanga cyagwa nawe arakoze cyane mu bitekerezo n'ibikorwa yakoze uyu munsi pastor mama umukobwa n'abandi bose mwebwe muri mu kurikirana BigTown TV aho ari hose ku isi murakoze cyane. I got by the name BigTown and this is BigTown TV. Until next time, ciao ciao.